tuguhaye ikaze rero wowe wakanze subscribe kuri ino YouTube channel yacu ariyo Shibura TV show. Dusaba n'abatarakanda subscribe kuba bayikora kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro byacu bya buri munsi tudatsinze. Rero uyu munsi ndashaka ko tuganira ku bintu bitanu abakobwa bakunda iyo bari mu rukundo. Reka nze mu kanya gato dutangirana n'icya mbere. Reka dutangirane n'ikintu cya mbere. Ikintu cya mbere ni ukubereka ko nyine ubatekereza cyangwa kwitabwaho muri make. Ubundi ugomba kumwereka ko umutekereza bya danje, umuhora umutekereza, ukamwereka ko ari ingenzi kuri wowe kandi ukanamwumva cyane. Wenda nimba akenshi cyane abakobwa bamwe na bamwe iyo saa sita zigeze z'igicamunsi, iyo uzi ko boyfriend wawe atari mu kazi, abakobwa bo baba bumva ko ari ikintu cya mbere ugomba kumukorera. Mu gitondo ari ukubyuka ukamutera morning, ubwo iyo utayimuteye icyo utigeze umubaza amakuru, wewe abifata nk'aho ari ikintu kibi bya danje, abifata nk'aho hari ahandi hantu ari gushyira umwanya, hari undi musisita uri guha umwanya. Rero icyo kintu nubasha kugikorera umukobwa ukamuha umwanya nyine ukamwitaho, icyo nicyo kintu cya mbere nyine kizabasha kuguhuza nawe, ku buryo wenda mutateganya no kugirana ibibazo hagati yawe nawe. Ikindi cya kabiri ni ukuganirizwa cyane no kumvwa. Ubundi iyo umukobwa arimo avuga wowe ukamutega amatwi, ukamwereka ibyiyumviro byawe, ukamwereka ko nyine umwitayeho muri make, ukamwereka ko uri kumwumva kandi nawe ukagerageza uko ushoboye kose ukamwereka ko nta kibazo kiri hagati yawe nawe. Icyo ni ikindi kintu kizatuma nyine wowe muri make ubwo ngubwo mukomezanya kandi mukagera kure, nta kintu na kimwe kibasha kubabangamira kuko wamwumvishe nawe akakumva. Mbega muri make habaho kumvikana hagati yawe nawe, kuko iyo mwumvikanye ntekereza ko ibintu byose mubiganiraho, bimwe na bimwe mukabiha umwanya, mukavuga ati ibi turabikora gutya, ibi turabikora gutya, ati nzanguye umwanya. Aho ngaho numva njye ariho hakubiyemo na cya kintu cya mbere, kuko nimba umwanya wo kumwitaho, umwanya wo kuwitaho muzawuganirira hano ngaha muri iki kintu cya kabiri, cyangwa kumvwa cyangwa kuganirizwa. Ubwo ngubwo nimuganira niwe uzamuha n'umwanya wo kumwitaho, ukajya umubwira ati ngewe izi saha nzaza mbona time, ikindi gihe nzaba ndi mu kazi. Wenda mukajya murushaho nyine guhana ibitekerezo, muganira neza, umwereka amarangamutima igihe muri kuganira, umwereka ko umukunda nyine. Ikindi kintu cya gatatu ni ukuri no kwizerana. Ukuri no kwizerana, icyo nicyo kintu cya gatatu kandi ni ingenzi mu rukundo, kuko abakobwa benshi cyane pe bakunda umusore, umutipe ubabwiza ukuri, kandi bagakunda n'umutipe nyine wizera, udashidikanya ku muntu, udashyekera umuntu, udahimbira umuntu ibintu, kuko ubundi mwizeranye hagati yanyu ntekereza ko nta kintu na kimwe cyabatanya. Rero ntekereza ko nubwiza umusitsi ukuri, nta hantu na hamwe azahera agukatira. Ubwo najya kugukatira wenda ntago iyo azaba ariyo mpamvu, azaba yabonye indi mpamvu, ariko igihe tukikomeje kubana muri iki kiganiro ntekereza ko mutapfa gushwana, kuko turaba twakubwira ibintu bakunda kandi nubimukorera ntago azajya gushaka undi muntu kandi wowe uhari. Ikintu cya kane aricyo tugarutseho ni icyubahiro n'ubwubahane. Abakobwa benshi iyo bari mu rukundo bakunda ikintu cya mbere, ikintu bakunda nacyo kiza imbere cyane muri bya bintu bitanu turi buvuge, aricyo tugeze ku cya kane. Bakunda icyubahiro n'ubwubahane. Ntekereza ko ubundi urukundo rutarimo kubahana, urukundo rutarimo nyine
kubahana hagati yanyu cyangwa kubaha umwe ku giti cyiwe, ntekereza ko urwo ntabwo aba ari urukundo. Kandi niwubaha girlfriend wawe na girlfriend wawe akakubaha, ntekereza ko nta kintu kizabashwanya. Iki rero ntekereza ko ari ikintu rimwe na rimwe kijya kiba intandaro yo gutuma abantu bashwana bitewe no kutumvikana hagati yanyu, kuko ntekereza ko ubwo ngubwo uko umukobwa atakubashye mukiganira nyine mukiri mu gihe cyo kuryoshya, ntabwo yazakubahira mu rugo rwawe. Rero icyo ngicyo nicyo kizaguha igihe umukobwa yabonye utamwubaha, nawe azatekereza ati ubu se tugiye mu rugo byagenda ahitemo kugukwama. Rero nihabaho kumvikana hagati yanyu ukamwubaha nawe akakubaha, ntekereza ko nta kindi kintu kizabatanya, mwe mwabashije kumvikana mu kubahana, mu kumvikana muri make. Ikintu cya gatanu ni ukwerekwa urukundo mu bikorwa. Si amagambo gusa, ahubwo wenda ugomba kugerageza ugakoresha nk'utuntu duto cyane, wenda utagendeye ku bushobozi bwawe ngo arankonsoma iki, wowe ugakoresha ibikorwa bitoya ariko kuri we kikitwa kinini. Hazamo nko gutungura, wenda ukamwereka ko umwitayeho nyine ukamutungura. Icyo ngicyo ni ikintu cya mbere gishimisha abakobwa iyo bari mu rukundo. Wenda uramutunguye, ntiwigeze umuteguza, uramutunguye, umutunguje uko akantu kaba kangana kose. Ubundi nta kintu kiba gitoya bitewe n'umuntu uwo ari we uri kugishyira, ahubwo reba ushaka ukuntu ubigenzaho, ugerageze uvuga ati njye ndamutunguza aka ngaka, ni igihe nagennye cyo kumwitaho. Umwiteho nyine we ku giti cyawe, ntutegereze ngo hari undi muntu uzakumwitaho, kuko nutamwitaho ubwo azahita avuga ati ubwo afite abandi yitaho. Abakobwa b'iki gihe niko babaye, iyo babonye umusore atabakorera nyine wenda ibintu baba bakeneye, bo bumva ko uwo musore hari undi muntu abikorera. Rero babyumva gutyo nabo bakavuga ati rero ubwo bimeze gutya, nanjye ndajya gushaka uwo mbikorera. Rero numva ari ibyo bintu twari twateguye uyu munsi. Gusa icy'ingenzi, abakobwa bose ntabwo bameze kimwe, abakobwa bose ntabwo bahuriye kuri ibi bintu bitanu tuvuze, ntabwo ari byo bakunda cyane mu rukundo. Abakobwa bose ntabwo baba bateye kimwe, ariko twarebye turareba iby'ingenzi bihuriweho, bifite guhuriweho n'abakobwa benshi mu gihe bari mu rukundo, ibyo bakunda. Rero nakubwira ngo wenda ufite kuvuga ati ibyo bakunda tubikugejejeho, wenda ukeneye n'ibyo wanga mu rukundo bifite kuba intandaro yo kugira ngo mushwane, watwandikira muri komenti ukatubwira, nta kibazo, tukazagutegurira ikiganiro kindi gikurikira iki ngiki. Ubwo ngubwo numva twazahuza mu kiganiro cy'ubutaha. I sign out. Dushimira n'abantu bakanze subscribe, dusaba n'abatarayikora kuba bayikora, kandi mwibuka gukanda share, comment na like kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Murakoze cyane. Uyu mwabanye muri iki kiganiro yari Shibra, nk'uko